ko umugore wawe rwose. Umugore vuga ngo ni ikizubazuba cya kindi cya danje nawe ni mukobwa bangana. Hano mukanya hari uri kumbwira ngo nkurangire ahantu ndi. Sikari perezida umumagaye. Oui allo? Yego perezida. Nari maze kwitegura nari ngiye kuza. Ko repetition murayisubitse. Ubwo se bigenze gute? Umba murahemutse no kuri kw'Imana pe. Usko nari maze kwitegura ngiye kuza. Byose nari nabisoje. Sawa ubwo nyine nta kibazo. Ubundi nk'abantu batesha umutwe irakorari nta gahunda ifite. Amagare sifa mubwira ko babisubitse nadi atitegura gata umwanya we w'ubusa. Saha no hana sangira bivanga biraneza umutwe. Uyado sifa bite meze neza sha nyine repetition yahindutse. Perezida amaze kumpamagara ambwira ko nyine byahindutse ngo ari ikibazo cyabaye. Ingo sha nyine ndavuze ati reka ngo uhamagare nkubwire nyine hakiri kare nimba ufite gahunda wigira muzijyamo ko n'ubundi nyine byapfuye. Nari maze kwitegura byose mbisoje igihe maze kwambara neza ngiye kugenda ahita ampamagara ngo birahindutse. Sha irakora inge rwose ndabona nazi ibyayo pe. Ndabona ngiye kuyivamo. Sawa nyine reka nkureke bye. Sawa. Ugomba kujya mu cyaro cyangwa bikunda. Ariko aho ngomba kujya mu cyaro bitewe n'iki? Ngomba kujya mu cyaro ngiye kwizanira umugore. Umugore? Neza cyane ngiye. Umugore? Nka data. Cyangwa ni uzagutunga? Ninjye uzamutunga. Wowe icyo wanze cyo nkubwiye ugiye kujya kwa nyogokuru wawe ngiye kwishakira umugore. Ntago twakomeza kubana nge nawe. Ubu se uzamushobora umugore? Urabona namushobora? Cyane ntago wamushobora rwose. Ubuse wabana nanihe n'umwana ugashobora umugore? Ahubwo ikibazo cyawe ubwonko bwawe bumeze nk'isabune yagifura nicyo kibazo. Ariko wowe ugakura usubira inyuma nk'isabune. Wanyere ku mugore wawe rwose. Umugore vuga ngo ni ikizubazuba cya kindi cya danje nawe undi mukobwa bangana. Hagiye wa mutoma ajya kuvuga bahita ngo iki? Wa mutoma? Uzi umutoma namuteraga? Yewe we ntago nakubwira wowe ukiri umwana. Kanita. Salomo. Salomo harahiye nakapfa. Allo. Vipi? Ndi kumwe n'igipeti nyine twe turi ho mutu. Agaki? Icyaka nono cye kinyishe neza agacupa ndaje tukaminine neza. Ewa, umva gipeti. Ubu ndagiye ngiye kwinywera agacupa. Bye. Kagenda ukubiri n'amaguru. Allo? Mukanya hari uri kumbwira ngo nkurangire ahantu ndi. Kata hano nyine inyuma ya dove utange nyine mu rugo ahantu ndi nta kibazo. Sawa.
wanje ndabona waranakoze rero nayo ndi kubishimira Imana wavuye ku ishuri se ryari sejo muri se nyine muri vacances yego se taye n'iki zaraje ariko ntabwo murenze tu sha wapi mani ngenda naranotse amasomo aba yarankamuye kimwe byere impamvu nabyibushye hari umwana wari uri kunyitaho oya se nese ubwo urumva nahabura umwana nyine tu iyi ngo se ubwo si cyo cyane ni cyane sha ni umukunzi nyine tu bamwita manzi byiza nimba ubona kwitaho gusa ubona adafite imico mibi wapi urumva ngiye nakundana n'umwana w'imico mibi ubwo se byatangiye gute byaje gute ibintu nk'ibyo ngibyo ubu si ibintu by'urukundo basimbwira nyine muri makeya umve ko nyine uwo muntu nanamugushimira ubu si ibintu by'urukundo wowe urabiyobewe wowe ntawe wigeze akora wapi njye umva ahubwo se umunyeshuri ku munyeshuri twaba tuvugana iki uba wibereye mu masomo karika nta kintu yaza ambwira ngomba gukurikirana amasomo yanjye basi ibintu byo gukundana nkazabikora ngeze hanze kuko urabona iyo winjiye mu bintu by'urukundo cyane uri ku ishuri bigutesha umutwe ibintu byo kwiga ntabwo uba ukibibonera atayemo nyine yo kwiga neza ariko nta biba birenze ufite umwana ukwitaho hari n'igihe mufatanya ahubwo mukiga harya sheri wawe harya ngo ubona nyine agerageza kuba afite ubwenge ni ukuri mbona abashije ntari aza se nko mu bakangahe nyine ntabwo yarenze 5 ba mbere yego se salama Yohanes bimeze gute se ni pwana iki kintu nari maze igihe kinini nakibona nanjye waraye ese mani wabagahe mani nurazana umugore wapi mani habaye isonye ko watinze ashani fresh kabisa none se navuye ku macike ryari turavuga ku masomo ejo bundi kabisa ndabona ikigori cyakuguye neza reka sha impungure zo ku ishuri zatuma byibuha sha none uyiwe norohe uyiwe asigaye yarabyibushye ako ndabona neza yakubaza akazi nase ako bamusenzuye nkawe igihe cyose tumanye tuzanye izina ryanjye ntabwo urizi warabyibagiye cyangwa kubera amashuri mpamwe aragiye mu gahira umuntu aba yarabibagiye ahubwo ubwonko bw'ufite abakobwa benshi utereta cyane ubagiye wibagirwa ibintu bwashushanya ukagenda hirya no hino ahubwo se amezi 2 umuntu aba yise ubu nayo watuma ibintu mubana se ko yateretse ikiraso wanjye iteretse okay ibyo rero ndabihaza tugende cyo kutugurira akantu de tumaze nta nibirenze ariko uri sagenda nkabakubita gahugumba gahumbi ukigenda kuko wagura ikibuga okay nta ribe njya kubagurira za mushikake sifa kiriya cyana nabaga nikomye kuri tabure warakibonaga mwana ako kiriya cyana ni icya danje nacyo cyari gifite ibuno riranepa none se utigeze umbwira nyine kariya kana buriya akita ngo iki ya mwana bamwita anje ewana yararyoshye buriya nose buriya ni kavukire yahandi Kigali njya numva bajya bavuga wapi suzi ko twari duturanye bakimuka bakajya aho bita ngo niba ari Musanze Musanze ariko nawe ndabona noneho kuvaho baduha vakansi ndabona warayibuno n'ibuno wabyihoreye wa mutipe we byihorere urabona sinyibona n'amavuta yo kwisiga ahubwo nk'umuntu twiganye ahubwo si amavuta wisize ahubwo wisize na kamukoro urabona ukuntu wakeye mwana fata kiyazi sha kiyazi kabisa andi makuru cyane fresh ntari ejo bona mperuka kukubona mu muhanda uri kumwe n'akana k'agasore muri nemese usigaye umeze neza uriya mwana ndamwemera cyane ariko rero nta mugabo umwe agacupa kamwe ugomba kungurira cyangwa nanjye nkakugurira fata surahita unamu nyine nk'umuhungu ushobora se akoze wa mutipe twategereje amakuru yiwe kubera icyo atagira gahoro uriya mutipe nanjye sinzi ibyo ariko buriya ntabwo nzongera kubahiriza nanjye gahunda zajya kubera iki none se nimba mfata umwanya wanjye ngo umuha yarangiza akabangiza urumva njye nabigenza ute biragoye abantu bo muri ino minsi kugira ngo bagire gahunda ni hatari kabisa kabisa ariko ino nzoga ni fresh nibyo nakubwiraga sifa uriya mwana yarankomaga
cyane. Ndabona bamamaga shani sawa. Bamagana. Shani inshuti zanjye nyine nari nazemereye gahunda ko ndi ujye kuzireba. Danye. Sha wihangane ndaje mwana. Sawa. Sharika ngende rero mbarebe. None se kuri kwihuta tutaraganira ubitewe n'iki kandi ubusaga kandi twatuganira. Nyine urabizi nkuko nabikubwiye. Nari nkunyuze kureba izo nshuti rego. Niko nari nkubonye. Ntabwo mbishaka. Ntabwo mbishaka. Rero ndagiye. Oya, ntabwo mbishaka ibyo ngibyo. Ariko ruca urantengushye kandi wese tujye tutaganiriye. Sorry dad, calm down. Ngiye nzagusura mfite time ihagije kabisa. Okay. Saa nyine nakundi. Okay, niba ubyemeye twajya gusura izo nshuti se yarira bitujyana. Nese ubwo byaba ari sawa. Byaba ari sawa cyane ko ari n'abana beza. Sawa. Urabyumva wowe haguruka. Action. Sorry dad. Ngiye nzagusura. Bashaka gukura muri mudu. Agiye kwibuye agacupa. ariko wamusenzewe ntabwo dusanzwe tuziranye ubundi kuki wowe uzi ko byinshi wakira ntabwo nabyo yani wowe ndebera nicyo kibyisha cya Daniel nicyo kibyisha Muratuma nceceka. Okay. Nyine ngiye ngiye gusura inshuti zanjye.